nari napfuye none narazutse baranyica buri munsi nibyo byavuzwe n'uyu muhuza bikorwa FCM 23 mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye igoma kuri uyu wa kane ati nta biganiro twagiranye n'u Burundi uruhare kubera ko nta drone yatera igoma nese yari Misiri na hotel ntihashwanyaguza kitahateye murayubaka leta irabizi irabaneka izi byo murimo gukora murubaka ibiraro izi cyo bigamije ni mpamvu zikabisenya so ntabwo ari ubwirinzi bushya bwa drone bungutse barabusanganywe ahubwo wenda barabona bamaze kubaka ubwaho bafashe bugafata niba nakomeza kujya imbere naho bazongera baswe n'izindi bagenda babwimukana ndabona leta yakisha sera profise ahize hari ibyuho kuri zinyeshyamba ikaba ari hirase no vitoranya naho nahitarasa irahifuza ahubwo nuko itahashobora ko ubwirinzi burahari ahubwo ikisomo nakuramo ibintu M23 irimo gukorerwa kuko M23 njya mbahamagara mu izina kuko mwahisobanura cyo umuntu niwe mukirwanira nyangeze hano hafi na Bukavu muri Warungu ibaze mwageze mwenga ku birometero muri nzibira hafi na Shabunda muracyaterwa muri nyangezi izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars Marshal ari ngiga kera akaye birababaje reba mu ntege nke zanjye ubu nanjye nashobora abandi babinizwa n'iki nese abo tubana bose nawe urimo abo tubana bose base ntubona ko tubana ki diplomate kandi bigacamo ariko nibyo nokuri iki diplomate Marshal no kudakumbwira uterega hari n'igihe umuntu abari umuntu wenda wakubangamira atari ko ry'umuryaryo uretse ko nyine bigoye nyine ni ka diplomasi nuko we byakunaniye ariko ubundi diplomasi yo kuryarya na se shaye diplomasi mana warakoze warayinkejije diplomasi y'uburyarya rero ntago nayishobora byo sinkubeshye nuko ase mu mategeko ntago bigarira se internationale na droit international sha rero banza ari ibintu biri mu muntu pe ngiye sinashobora kuryarya umuntu buriya nyine ukuntu neyenge nta buryarya ngira niba bingora no kubana n'umuntu w'indyarya mwahangana se oya ndakureka nise nikamara kubana nawe mbona ko hari ibyo tudahuje kuki hari umuhungu ushaka kuruha akavunika agatereta ariko umukobwa urwo rukundo ashwi akagura byose akagira iki nanjye rero iyo mbona nkuhira urukundo wowe udafite bisa naho ngewe ndi kuvunika kurenza wowe ndavuga wari wese Marshal ararwaye mbaye wa mbere mu kumusura Marshal yabyaye mbaye wa mbere mu kumusura Marshal yakoroye mbaye wa mbere mbese ibintu byose nkumva ko twabana ariko nkabona urwo rukundo ntarwo ufite ngo tayahuze oya ugomba reciprocity irakora ku isi irakora ariko nanone ntago ariko bigenda buri munsi ujye ugomba no kwihangana nese iyo nshuti bikumariye nyine oya tubigiwe ubu Marshal uburwayi ukamara icyumweru iwanyu sibyo ntaranagusura ubwo naba nkumariye iki cyo wowe wabumariye ariko burya abana ntibabizi ibyo bo bazabana kandi bazubaka umubano kuko barebeye kuri nibyo nkubwira nyine tubanira n'ingo zacu tubana n'imiryango itwikikije iyo ni critique yawe ku bantu bakuru yego ariko abana babonaga musurana murebana mugira gute bo bayibonaga yego hari imbuto rero ubu kwamishije iyo utagiye muri urwo rwego rwa diplomasi ibaye victime kubera impamvu zitayiturutse kuko itari mu bafata ibyemezo muri reciprocity donc mu kwiturana par exemple icyo muri diplomasi y'ibihugu iyo ningo n'imiryango tubana nk'abadiplomate nese gute nagusura utansura gute se nakwitangiye utenyita jewe wansura ntagusura ariko uzanya abana bo bakazakura bubaka icyo cyatunaniye ibyo ni mu miryango yego nyine rero ntacyo mfana nawe ibyo ngibyo ntago twabikugira ubwo ni nko kwakavuze rero ngo abarundi cyangwa abanyarwanda ngo ntago bareka ambulance zikore ngo transport iby'ibihugu ugenda byubaha have kandi ariko tubaho natwe oya iby'ibihugu bitandukanye n'umuntu ku giti cye ngewe mba nshaka nkuhe ariko nawe umwe simore nguhereza uhiniye ukuboko gute se ubu se
ubu se ukiri mutoya ukiri mu adolescente Marisha uribeshya umbwire ngo ibintu tabaye mike ukiri mu adolescente nta kibazo ukiri mu adolescente ubu wowe igihe wenda waturitsaga nk'umujama nawe waramwituraga ari muri crise gute abantu bakura baturitse ibyo bakura ibyinyo hano baratubuze baratwumva imbere y'Imana nimba ari n'ikintu nangaga mu buzima no gukura ibyinyo umuhungu waba amafaranga kubeshya n'iki wari ufite yawe se benshi oya ariko nyine ndari mfite ayo nari mfite nayo mu rugo bamaga kuko ngiye nk'urugero natunze telefone ndangije secondaire nk'urukweto sinambara urukweto ko ngo mu rugo watarunguriye bahitaga bambaza ngo urwo rukweto arukuye iyo telefone wayikuye nyine nge nakuze navuga papa adukanira cyane yego amenye ngo ikintu cyose wagikuye hehe rero ni ayo mafaranga ntacyo nari kuyabaza nese abana bose bafite papa nk'abo ngabo na mama abatafite bagomba kwirwanaho rero nyine reka nkubwire ariko by'ibihame reciprocité ntabwo ingana by'ibihame ngo niba Marshal afite amafaranga sibyo nanjye wenda akaba ari make mfite ntago ari ihame ko Marshal ansukisha anywesheza inzara angurira ipantaro angurira umupira icyo nicyo kintu abantu batazi bushobora kubikora nk'urukundo ariko by'ibinshingano hanyuma buri kantu wagiye kubaza Libati ubu koko umuntu guri inkoko akayirya akashishura wenyine akakugendana Marshal niba nguriye ndi girlfriend we sibyo se nanjye ubutani mba mfite amafaranga mubwira ati sweetheart ngwino twicare dusangire ariko nibyo none se sibyo rero ngewe njya mbifana abakobwa ngiye kuko mbabwiza ukuri ntabwo umuhungu ari nyoko siso si nyoko wanyu si nyokorome nawe umara kubirya rimwe kabiri gatatu ejo nakubwira uti nanjye mpa nurangiza ubizane nikomereze oya nukuri Sandrine usabiye abahungu binatuma umuntu akubaha pe nukuri kw'Imana kubaha rero abantu babyiyambuye nukuvuga ngo ngewe Marshal inzara ni 2020 hasi hejuru ungoresheje inzara unguriye imyenda ungoresheje imisatsi unguriye makeup umpaye yikanzu ngiye mu kirori rayampaye ngize iki ese uri papa wanje uri mama wanje uri mubyara wanje uri iki cyanjye kubera iki nanjye nakirwana nkavuga ati Marshal nawe nimba mpaye wenda ibingibi ubutaha reka mworohereza uyu mutwaro nanjye nimenye nigurire nagira ngo uravuze nka mupase nawe oya byiba inshingano by'ibihame ariko abahungu bo barabikora kuko avuga ati nanjye nzamungukamo ntaga kugurira ibyo nka nyoko cyangwa nka so cyangwa nka nyokorome mucane ku maso bro mukore amaboko mu mifuka twikomereze ibyo bintu njya mbifana abakobwa ko babwiza ukuri ariko mujye mwihangana umuhungu ntago ari banke nta coffre fort afite mu nzu ye twikomereze ngiye ko arongera havugira abagabo nta comment ifite kugira ngo urubanza ntabwo narutsinda hatazagira umuntu ubikata bikangendaho kuri TikTok gutese nese gute Marshal tubwizanye ukuri nta kuri mfite nyine neze bikugenzeho gute ndavugisha ukuri ntafite okay reka mbikubaze ushyigikiye umukobwa wicara akarambya ngo umuhungu azankorera buri kimwe ngiye nshyigikiye umuhungu wicara cyangwa umugabo yakuva afite amafaranga yasaguye asaguka atarenganyije abandi afite mu nshingano agasharinga n'abandi kuko umugabo wese anezezwa no kubona ikintu kivuye mu kiganza ahereza umugore aba yumva biryoshye yishimye avuga ati mana we warakoze kuzana Eva muri Edeni uwo ni umugore wese cyo ni umukobwa abandi bayabahaye asigaye akavuga ati ariko kuko agenda kanda abagabo ndavuga gusangira abo umwe abe benshi biterwa n'amahitamo y'umuntu kandi adategereje abagabo nka kwa kundi Yezu yaje gutanga ntuze amaraso ye none se ubugene n'abadusangira abashuti tumuhaye urumva turasangira ariko nanone bikavuga ngo ni umuntu umwe kuko uwo mwakubonamo nk'ikigori iki kigabo gihora kiba amafaranga n'igicucu ni kubizi ese wari sabikuvuga ko ndi umugore ko ganira n'abakobwa ko nabaye umukobwa ko nagize iki umugabo amuha amafaranga rimwe kabiri gatatu kane namwishyurira inzu igeretse akona nk'ikigoryi oya kereka iyawe ntawe ufite iwawe ntawe ufite kereka ukoze ibintu utagira iwawe nakugurira imodoka ngenda n'amaguru ungurira imodoka se ndi umugore wawe uyinguriye utubuye none ko abagabo bariho kugira ngo bajuwe ko ya well-being yinoze cyangwa none se uwo mukobwa kubyemera cyo n'urukundo gufitiye nibyo guprofitaho ntaga gukunze nese aragukunda ntufite umugore wawe arishima ariko akasigara avuga ngo iki kigabo ni ikigori oya ntago bari ntago kwayo kandi ganira nabo kuko ndabizi bibihakana ngiye njya mu kigare cyabo ganira nabo ntukagane no batarezwe uteze umva uko bavuga reka nkurabure bro aravuga atari kubundi abagabo bagira ubwenge ubundi uyu mugabo sindi umugore we umuntu ufata 100 akabinyohereza cyo 500 wenda si n'inshuti yanjye bisanzwe
urumva ngagenda nzigarura umuntu wereze momo userekanye n'inyigarura oya momo umva masha birasanzwe oya buretse gato kuko nararenganye nawe uko bimeze nuko bamvuga ubushuti buratandukanye hari ubushuti bwa profile n'ubushuti busanzwe ukavuga uti Sandrine ni inshuti yanjye namuha kuko ntibisanzwe nanjye gira inshuti gira umuntu wavuga uti Gasaro ndamwikundira wenda kamwibumbi 50 sava ariko byiba inshingano byiba obligation nicyo kintu ndi gutandukanye sibyo ngiye mfite abashuti bagara abashuti kwa twiganye umukobwa akiga kaminuza akaba mu nzu igeretse akagira ubuzima bwarubwo ubona gadasa neza atari byiza nibyo nkubwira nyine ariko akakubwira uti sha mana yanjye ati uyu mugabo iki ejo agahindura ati se mwashwanye ati none se umuntu ku 1500 nabibaza iki nkereye miliyoni 2 urumva ubwo ni ubuzima ariko shasi washyigikira ku mwana w'umukobwa wibijeneraliza pe oya ntabwo mvuze generali abagabo nimucika intege n'ikintu cyose mukomeze babone mu bwonko kandi nange abakobwa mwishoboye mugerageze kurekura rwose bagabo mukomeze muha abakobwa amafaranga babone mu bwonko kanikomereza mba mbaraburanganira n'abakobwa bagushyire kuri kamera mube jisho bagushyire mashambare nkigendera uyu munsi twagize umusazi tugende mba nkurabura nawe nugira umukobwa ukwaka amafaranga Marishane nagiye umukobwa uzajya umwaka amafaranga menshi nibavuga ngo turakundana nzajya mubuza kumukandira akanyenyeri cyane ubwo naca hehe ikiba kibi bye aha yewe mbega nubaragiye aje kurinde murumva Marshari ko muvuga ngo turakundana dukundana atafite umuntu ufite ubwege nubaragiye ese nama zawe uzingira cyara muri kuva 98 oya guha umunega si bibi nge se n'ujyuma kandi tudakundana wavuze ko dukundana mu kanya ndi nka sister oya ndi sister ngewe ndi ka petite sœur twagiye kandi nanjye naguherega nanjye nago wakwijije ejo uzagusohokana gusha ku 15 cyakoresha 15 zuku oya zakuriye naravuye muri anniversaire ko tuza dusohokana n'umuzi kuri iyi ngiyi uncle yavuze ngo tuzadusohokana ntagenda ariko abana we aha reka nikomereza amakuru Imana imuhembere kubipuraninga ariko byo kubishyira mu bikorwa izamubabarire reka nikomereze umugabo witwa Corneille Nangara amagambo yavuze ndetse amagambo yavuze atungura benshi aho yavuze ati narapfuye reka nze nyarebe ntaza kubeshya bamwisha kiriho ati nari napfuye none narazutse baranyica buri munsi nibyo byavuzwe n'uyu muhuza bikorwa FCM 23 mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye igoma kuri uyu wa kane ni nyuma y'ibyagiye bivugwa ko yo yapfuye abandi bati yarashwe aba bari kumwe barapfa ngo baguye muri ambushi ibintu nk'ibyo nabaterega ngewe rwose narapfuye ndazuka aho ari amagambo benshi yabatunguye ariko nanone icyavugiyemo cy'ingenzi ntabwo ari iki nibyo yavuze ko ngo nta biganiro wabibonye ati nta biganiro twagiranye n'u Burundi kabiri Uvira ni umujyi usanzwe nka Ituri iberamo ubwicanyi sibyo gatatu banyishe inshuro 40 nkazuka kane ibiganiro n'ibyanga nta kizatubuza kugera Kinshasa gatanu drone twazivugutiye umuti urumva gatandatu abarundi nta burenganzira bafite bwo gusaba abanyemongi kuva iwabo abanyemongi abanyekongo simbize urimo kubisoma ubwo ntacyo n'abanyekongo kuva iwabo yego natwe nitwabikora i Burundi karindwi Kinshasa ikomeje kwinangira ku kibazo cya banki ibi ni ibyavugiwe muri press conference yaba bagabo yari amagambo y'umugabo Corneille Nanga yebelo yego harimo rero utuntu bamwe bavuze ati sizi drone avuga ko bazivugutiye umuti ni nk'uwushye aho byaravuzwe ko ngo nibikomera bazazihanura aho urumva hari ikibazo gikomeye duhera none se ubundi Corneille Nanga atarenze kuvuga ibyo byose ninde se wabwiye abantu undi ko drone zitavugutiye umuti
n'ubundi umuti wa drone urahari uhora ubivuga urahari kubera ko nta drone iratera igoma none se yari muri Serena Hotel ntihashwanyaguza kitahateye ibyo ni affaire militaire ibyo ni affaire tactique sibyo ntabwo Colonel Nanga yicaye hariya ngakubwire ko ikirere cya bafite kimaze kuba kibagoye guhuza ubwirinzi bw'ikirere uraba buhenze babuhenze cyane kandi uwo bahanganye nawe afite ayo makuru y'ubwirinzi bwabo bisaba kugira updating babuhindura imagine niba umuntu aguze drone sibyo yego iyo irakomeza ibe drone nk'igikoresho cyubatse gutyo ariko itwarwa n'amasoftware abishinzwe kwirasa birasaba bisa n'ibyo ngibyo ntabwo uri butware ama 14 ugiye kurwana na drone kuko ushobora no kurindaho utanayibona intambara turimo uyu munsi ni intambara y'ikoranabuhanga ikoranabuhanga uraryubaka udufata urugero niba M23 bisaba kugura amaradari nk'atanu wenda yo gukavaringa ikirere cyose yakoreshaga nk'ebyiri kubaka iminara kandi murayubaka leta irabizi irabaneka izi ibyo murimo gukora murubaka ibiraro izi icyo bigamije niyo mpamvu zikabisenya so burya u Rwanda nta Rwanda udakoramo M23 isanganywe ubwirinzi bw'ikirere niyo mpamvu aho ishaka aho yarambitse ikirenge ku bwende bwawe yabishatse ntabwo drone yahakandagira ko nta iraza kurasa Bukavu ko nta iraza kurasa Goma ko nta iraza kurasa M23 ntabwo icunga izi ngomero za Rusizi yego ubu zibyara amashanyarazi mu biyaga bigari siyo icunga izo nganda ko bataraza kuharasa igishoboka cyose ku muntu yaba Amerika mwarayibonye ifite ubwirinzi bukomeye kurusha isi yose ariko ibipirizo bivuye mu Bushinwa byarayiteye kugeza ubwo Amerika igaba igitero cy'indege ku bipirizo by'Abashinwa byarimo umusarane na buri kimwe cyose barimo baje kugira cyangwa se irimo amaradari yaje kuneka Amerika intambara y'ibipirizo n'imibikari imyaka 2 yamara cyangwa 3 yego icyo mushatse kuvuga aho ngaho buri wese ku isi yavogerwa anatanda karimo gushaka iki umuti w'ikibazo ibyo ko nene nanga ntagazabikubwira wowe ni umunyapolitike yego nibavuga ko bafite ubwirinzi bw'ikirere bwagize challenge sibyo kuko wenda mu myaka 4 bamaze basetinze iyo rucuru mu contre drone basetinga amasisi recently binjiye Minembwe binjiye aho naho hakeneye kuhubaka ubwo bwirinzi buhenze mutifuza ko hagira umuntu ugira gute ubushwanyaguza cyangwa se ngo mugubakira ubusa ngiye ndabona ibyo avuga ndabona inzira ebyiri ntabwo ari ubwirinzi bushya bwa drone bungutse barabusanganywe ahubwo wenda barabona bamaze kubaka ubwaho bafashe bugafata niba nakomeza kujya imbere naho bazongera baswe n'izindi bagenda babwimukana ejo bundi muri Russia nabonye na Ukraine nabonye bafite uburyo buri convoy yabo buri convoy y'imodoka zabo igiye ku rugamba yego baba barayubakiyeho ubwirinzi bwa drone niba imodoka 50 zitambutse zifite ubwazo ubwo urumva bazageza naho bubaka n'ubwirinzi buri mobile yego bwa drone bugendanwa aho ni muri Ukraine ejo bundi Ukraine ifata amayira y'imihanda ijya ku rugamba bubaka ibyo bita bubaka senyenge imihanda barayisakara ku buryo ibikoresho bigenda abategetsi bagenda ziriya drone zigurutsa ku buryo iramutse ije yafatwa mu kintu kimeze nk'akamasho ibaze izi ntambara zirakomeza muri Ukraine ibaze ko basakara umuhanda kilometero nk'10 yego bakora ibintu bakubaka ku ruhande bagasakaza ibintu bimeze nk'intuzi nka senyenge cyangwa se amakaje nyine so no kuvuga iki rero ingamba leta ikoresha barwana na M23 ni challenge yego bashobora kuba baraswaga hamwe na hamwe bataragira gute batarashyira ubwo bwirinzi ariko ni ubivuze sinenda kumuvuguruza niba ubwo bamaze kubusetinga hashoboka hose ntabwo navuga ko ikibazo gikemeye complete amakoje bazakenera kwigira imbere barwana bongera bakeneye kuhubaka ibindi ndabona leta yakisha sera profise ahize hari ibyuho kuri zinyeshyamba ikaba ari hirasa no vitoranya naho naho itarasa irahifuza ahubwo ruko itahashobora ko ubwo bwirinzi burahari ahubwo ikisomo nakuramo mu bintu M23 irimo gukorerwa nuko wenda kubihisha bigoye kuko n'abakongomani barwana babasangiye igihugu ariko leta iza ahantu M23 iri for strong mu bwirinzi bw'ikirere ikabizi naho butari kandi ntibyayibuza nyine kuza kuharasa icyo si kimwe yego ikindi cya kabiri iyo urebye defense za M23 ku ikarita ukuntu zimeze ubona ziri ondrere cyangwa se zigzag urumva yego hamwe ibari igiye imbere ikagira nk'amasisi ahandi kagaruka inyuma wari kare ahandi kagaruka inyuma ugasanga wazarendo bagera mu gace ka masisi bakongera bakajya imbere ba in deep bakongera bakagira gute bari abasirikare bagenga defense za M23
bazakore umukandara urumva utari gutya utarimo ibintu by'intuza ufite umurongo ufatika nubwo bwirinzi buwugendereho. Ariko igihe mwagiye tuvuge sinzi wenda biterwa abo tubwira isi yose gutanga ingero ku misozi biragoye. Hari umusozi bavuga gusa ahantu bawuzi, ariko urabona kino kiganza ukuntu kimeze ngo gutanga ujye ku kino kiganza. Yego. M23 iri hano ku mutwe w'urutoki, sibyo? Yego. Hano hagati y'intoki n'indi harimo FARDC na Wazalendo. Bazabura gucokoza hano n'ahangaha kandi binjiramo hano. Jewe nakora defense beza kuko ikiganza kimeze. Noneho ngaca ibi byuho biri hagati hakora umuzenguruko urinzwe neza, ariko igihe cyose wagize gutya abazajya binjira. Aha ni Rucuro leta iracyaharwanira. Ahangaha mwageze Masisi, ahangaha ni Fizi, ahangaha ni Kamanyora, ni Nyangeze. Ejo bongeye kurwanira Nyangeze uko nabibonye, kuko M23 njya mbahamagara mu izina kuko mwahiye sobanura icyo umuntu niba mukirwanira Nyangeze hano hafi na Bukavu muri Warungu. Ibaze mwageze Mwenga ku birometero muri Nzibira hafi na Shabunda, muracyaterwa muri Nyangezi. Oya, bafite abasirikare benshi uzi ugiye buri yari nkange ziriya ngabo zimaze kupasinga zose. Iriya defense bari abapasingije za Rumanga bonaye hose. Sandre iriya mbaraga nayishyira mu kuziba ibi byuho. Ntitukomeze kugira defense zidashikete zimeze hajya za pantaro zicikaguritse tuzanguke zidashire. Ugakuraho deshire muri ntuza muri defense kandi ziragaragara rwose. Deshire ni danje. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.